Ndagusoje kandi ngo ikaze wo dukurikirana umunsi ku munsi ino PS TV ni utarakanda subscribe uyu ni umwanya mwiza wo gukanda subscribe maze twajya tubona gatanu ku kandi. Reka nkubwire ngo uyu ni umwanya mwiza wo kwigiraho ibintu bitandukanye, uyu ni umwanya mwiza wo kwigaho. Reka nkubwire ngo niba iyi video ugiye kuyiskipinga cyangwa ugiye kuyikuramo urahombye, ntago ibintu byose bikiri mu ishuri. Ntago ibintu byose umuntu abakibyigira mu ishuri, umuntu asigaye bigira no ku mihanda. Reka nkubwire ngo muri aka kanya nje kukubwira ukuntu umuntu niba umuzi neza, umuntu ndabisubiramo nje kukubwira ukuntu umuntu afite amafaranga yawe kandi nawe umufitiye amafaranga. Nje kukubwira uburyo umuntu agira amafaranga y'undi kandi n'uwo wundi akaba afite amafaranga yawe. Nje kukubwira muri make uburyo umfitiye amafaranga kandi nanjye ngufitiye amafaranga. Ese urabyemera cyangwa ntabyo wemera? Reka nkubwire ngo rero icyambere ni ukanda subscribe, like, share na comment. Ubundi reka tubane muri iyi video yose. Tega amatwi ntugire isegonda n'imwe skipinga cyangwa se usimbuka cyangwa se ucaho. Tega amatwi neza iyi video wumve uburyo umuntu ashobora kuba afite amafaranga yawe, ari nacyo gituma ushobora kuba nta modoka ufite kandi mugenzi wawe ayifite. Uwo mugenzi wawe agufitiye amafaranga kandi nawe umufitiye amafaranga. Washobora kuba yarashoboye kuyagukuraho ariko wowe utarabasha kumenya ubwenge bwo kuyamukuraho. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira ni uko buri muntu wese ubaho agufitiye amafaranga. Reka nkubwire ngo rero kanda subscribe. Diamond Platinumz agufitiye amafaranga, wowe uri kunyumva muri aka kanya, kandi nawe umenye ngo uwo mufitiye amafaranga. Uwitwa Davido agufitiye amafaranga muri aka kanya kandi nawe umenye ko umufitiye iki amafaranga. Uwitwa Bruce Melody umuhanzi mwiza wo mu Rwanda agufitiye amafaranga kandi nawe umufitiye amafaranga. Reka mbikubwire neza mu Kinyarwanda cyiza. Abahanzi bose bo mu Burundi bagufitiye amafaranga kandi nawe ubafitiye amafaranga. Ese urabyemera cyangwa ntago ubyemera? Niba utabyemera tega amatwi. Nigeze gutega umumotari rimwe ari nijoro mu masaha 4:30, hanyuma tugeze mu nzira umumotari yari yanciye 5,000 kandi aho hantu ku manywa mpagendera amafaranga 1,000. Tugeze mu nzira umumotari moto yiwe irapfumuka. Muri ako kanya motari atangira guhamagara umuntu wo gukora iyo moto, hanyuma ntago yigeze amenya yuko nari umutekinisiye yari ahetse. Hanyuma muri ako kanya nari mpetse igikapu cyarimo ibikoresho byanjye nayo mvuye mu kazi. Motari apfumukisha moto kandi yari ampetse yanciye n'5,000. Atangiye guhamagara rero abantu ngo baze bamukorere moto muri ayo masaha ya 4:30. Ndamubwira nti wivunika ndahari. Muri ako kanya moto yiwe narayikoze. Motari aho kugira ngo muhereze bya 5 namuciye 10,000 byo kugira ngo mukorere moto yiwe. Hanyuma moto yiwe ndayikora neza ndayirangiza, arongera arampeka angezaho nari ngiye. Hanyuma aho kugira ngo mwishyure we yaranyishyuye, yanciye amafaranga 5,000 byo kuntwara. Hanyuma ngeze imbere moto yiwe irapfumuka igira n'utundi tubazo dutandukanye, natwo naraturebye ndadukemura. Hanyuma muci 5,000. Ntago motari yigeze anyishyuza, ahubwo motari naramubwiye ngo nyishyura ampereza 10,000 na bya 5,000 bihuriramo. Urwo ni urugero rumwe rw'ukuntu umuntu yaguba gufitiye amafaranga ariko utamenya ngo ndayamukuraho gute. Buriya abajura bazi ubwenge, ntago nje kubamamaza, ntago nje kubabwira ngo abajura rwose muri abantu babe abajura, muri abantu beza mwamaze gusobanukirwa neza ko umuntu wese agufitiye amafaranga. Kandi nimvuga amafaranga nukumve yayandi ngo ibiceri, amanote, nge nuvuga ngo umunyabwenge yamaze kumva ayo mafaranga. Ndi kuvuga amafaranga ni ikintu icyo ari cyo cyose wakura ku muntu cyakugirira akamaro. Icyo nicyo cyitwa amafaranga. Icyo nicyo cyitwa amafaranga. Reka nkubwire ngo rero muri ako kanya motari namukijije 10,000 na bya 5,000 bihuriramo. Ntabigeze anyaka ahubwo je natwaye amafaranga. Reka nkubwire urundi rugero rero naje gusanga isano riri hagati y'abantu n'abandi bantu, hagati y'umuntu n'undi muntu naje gusangamo isano ryitwa amafaranga. Ukuyemo isano ry'uko wenda bashobora kuba bavukana, harimo irindi sano ryitwa amafaranga. Iryo ni ryo sano ryahozeho kuva kera hagati y'umuntu n'inyamaswa, hagati y'umuntu n'amatungo yaba magufi yaba maremare. Buri umuntu yagiye ku isoko akagura ingurube, iyo ngurube yishyura amafaranga. Iyo ngurube yishyuye amafaranga araza akayigeza mu rugo akayigaburira amafaranga. Hanyuma icyaba yitezeho ni iki? Nuko nayo izamuha amafaranga. Murumva ko kuva kera amatungo n'abantu yamye afitanye isano riri hagati yabo ryitwa amafaranga. Yamye afitanye isano yitwa amafaranga. Ingurube, ihene, inka, inkwavu,
iyo umworozi afashe ingurube akayorora ayigaburira amafaranga, bya biryo agura ni amafaranga, bya byatsi agura ni amafaranga, wa muriro agura ni amafaranga, hanyuma nawe aba yitezeho ko izamuha amafaranga. Murumva ko umuntu n'amatungo isano riri hagati yabo ni iki? Ni amafaranga. Umuntu rero naje kwitegereza umuntu agira n'isano n'itungo, nsanga n'umuntu afitanye irindi sano n'undi muntu ryitwa amafaranga. Buriya umuntu agufitiye amafaranga, nawe umufitiye amafaranga. Nabibabwiye, nabahaye urugero rwa motari. Urundi rugero rwambayeho n'urwo abantu bagenda basaba mujye mubahanyabura. Nibwo buryo bwabo bwo kugira ngo bagukure amafaranga bafitiye. Yako kantu kumve neza. Ubwo nibwo buryo bwabo bwo kugira ngo bagukure amafaranga bafitiye. Nawe shaka uburyo, ndabisubiramo bwa kane, shaka uburyo nibwo bubura bwo kugira ngo umuntu uzamukure amafaranga agufitiye. Shaka impamvu izatuma umuntu aguha amafaranga agufitiye. Shaka impamvu izatuma amafaranga akwisangira aho uri. Hari amafaranga abantu bagiye bafite, amafaranga akaba yitwa yawe. Buri muhanzi nababwiye ngo Diamond Platnumz buriya mfite amafaranga mana we. Buriya mufitiye amafaranga ateye ubwoba. Buriya mufitiye amafaranga menshi atagira ukwangana. Umuntu wese nawe uri kunyumva muri aka kanya mfitiye amafaranga menshi atagize ukwangana, kandi nawe umenye ngo ngufitiye amafaranga menshi. Ahubwo ikibura ni ibitekerezo byo kumenya ngo amafaranga uriya muntu amfitiye nzayamukuraho gute, cyangwa se amafaranga mufitiye azamvaho gute. Ariko gutekereza ngo amafaranga mfitiye umuntu azamvaho gute ntago ari ikibazo cyawe, ni ikibazo cy'uwo muntu yafitiye. Mureka banza atekereze, mureka banza abyigeho neza. Ntuzatungurwe no kubona ngusatse amafaranga yanyu mfitiye, ntuzatungurwe no kubona amafaranga nari ngufitiye uyankuyeho. Nababwiye ngo abajura buriya n'abantu beza bamaze kubona uburyo bwo gukuraho amafaranga yabo abantu bayabafitiye. And subscribe, like, share na comment, maze iyi video isangize mugenzi wawe niba hari ikintu yamufasha. Gusa ingingo nyamukuru ni ukumenya ko umuntu n'undi muntu ndetse n'undi muntu n'undi wundi harimo isano ryitwa amafaranga. Umuntu agufitiye amafaranga, nawe umufitiye amafaranga. Hari amafaranga menshi ngiye uri kumva muri aka kanya umfitiye, hari amafaranga menshi ngiye uri kumva muri aka kanya ngufitiye. Ahubwo ikibazo kiba gihari no kumenya ngo ayo mafaranga nzayagukuraho gute, ayo mafaranga uzayankuraho gute, ayo mafaranga se ni wowe uzayankuraho cyangwa uzatuma undi muntu. Ushobora no gutuma undi muntu nawe akaza akayankuraho. Nanjye nshobora gukoresha ubundi bwenge, namaze kumenya uburyo nzayagukuraho ngatuma undi muntu akaza akayagukuraho. Uwo muntu rero nawe ashobora kugusanga ahantu nibereye, nawe agakoresha ubundi buryo. Aya mafaranga yaranzaniye, amafaranga wari umuhaye nganzanire, nawe agashaka uburyo ayankuraho akuramaye. Mu by'ukuri ntago ari uvuga ngo yaraye nayo yakoreye no. Buri muntu wese menya ko guhera aka kanya agufitiye iki? Amafaranga, money. Hanyuma abantu bifuza version y'icyongereza, abantu bifuza translation, let's go. Regardless the fact that you may listen Kinyarwanda, this is an English version of the whole story I just said. And this story consists an idea that people all over the world, people around the world have your money. They have your money as well as you have their money too. You have their money and they have your money. What matter is that you have to find different means that you will apply to get your money from them, as they are trying to get different means to get money that you possess for them. They are trying to find the means to get their money from you. You too try to make sure that you get your money from them. Everyone, I gave different examples. Diamond Platnumz possess your money. He possesses your money. You possess his money. Davido possesses your money. You possess his money. Different journalists possess your money.
you also possess their money. That's why you have to find different means that you will apply to deal with this situation so that you get your money given by them to you. You will get your money from them. They will get their money from you. That's why everyone need to have different techniques, different measures to apply so that you get the money that people have for you. Remember to subscribe. This is Nopes TV, providing you different secrets that you need to live successful life. Thank you.